Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, nitwa Yvette uko banyaje. Ndi umukobwa w'imyaka 21, nagiye gusura mukuru wanjye Rwamagana, namaze ibyumweru 2. Yari afite akazi yakoraga muri banki, yakodeshaga mu gipangu, hari harimo umusore mwiza. Iyo mukuru wanjye yavaga ku kazi muri weekend, sheri we yazaga kumusura, bagahita baryama, bagatangira kuganira utugambo twiza, bahita nigendera nkasiga baganira utwo tugambo twabo twiza nkigendera. Bamara kugera ku buriri bagatangira gusomana, umva mukuru wanjye atangiye kwisetsa, yabaga ameze nk'umuntu ukumbuye imboro, nkumva n'undi nawe yarakumbuye igituba. Hashize akanya batangira guswerana, nkumva ndashyukwe, nkahava igituba cyuzuye amazi, ngahita ngarama ku buriri. Umunsi umwe mukuru wanjye yagiye ku kazi, nibwo nabyutse bambonye wa musore avuye muri siporo, ndebye igituza cye mpita ninyarira. Ndangije njya mu nzu, niyambura ikariso, nambara agakanzu kagufi, mpita muhamagara ngo aze dusangire icyayi. Arinjira aricara, nisukira icyayi, ndangije nicara imbere ye ntambikije, ku buryo igituba cyanjye cyose nanyuzagamo nkakimwereka, kuko muri ako gakanzu nabaga nambaye nta n'ikariso yabaga irimo. Abonye igituba cyanjye ahita ashyukwa, ndabibona, nahise musoma, nawe akoze intoki mu gituba atangira kunswera. Nari maranye igihe umugongo kubera kudaheruka kurongorwa, numvaga umugongo ugiye guturika, ariko yaranyajije, numva umugongo uraruhutse, ubwonko bwanjye bugiye ku murongo. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, bagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Abafana bakomeze ba subscribe, comment and share.